twakomeje kuvugana ngenda mbura umwanya bakampa amatariki gasanga mfiteho izindi gahunda. Yego. Reka rero dufate uyu mwanya twinjire mu mwanya w'ijambo risaba nyine uyu mwanya wo kuvuga, ariko tuba twaryumvise mu buryo butandukanye. Ijambo riri mu ndirimbo, riri mu masengesho, riri mu mashimwe, no kuboneka gutya nabyo ni irindi jambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo uyu mwanya mfashe ntabwo ari wo mwanya w'ijambo ry'Imana gusa, ahubwo ijambo ry'Imana riri mu matiyo yose. Waryumvira mu ndirimbo, waryumvira mu mashimwe, waryumvira mu masengesho. Ngifungura telefone nakurikiye umuntu wasenze, numva nivugabutumwa ryuzuye. Uwatuyoboye muri gahunda numva nivugabutumwa ryuzuye. Ndamushimira cyane muzehe, njye n'umwarimu wanjye yaranyigishije. Ndamushimira cyane ko uyu mwanya gifite amakakama n'itoto byo guhagarara muri aya masaha agoye, akayobora igiterane, akayobora igitaramo. Imana imuhe umugisha cyane n'umuryango we. Amen, amen. Bakimara kumbwira rero nasenze Imana. Iyo umuvugabutumwa n'abandi bari hano benshi baranyumva bakunda gukora uyu murimo w'ivugabutumwa, ubaza Imana, ugasenga, ukabaza umutima, ugatekereza, hakaza insanganyamatsiko cyangwa se ibyigisho bitandukanye, kugira ngo uzafatemo kimwe kiba ari cyo gisohoka. Bisaba umwanya munini, bisaba imbaraga, bisaba umutima iba yabaye myinshi, ukumva byose ibyigisho utegura biraryoshye, ukumva icyo wazana cyose cyagira umumaro. Niyo mpamvu rero Imana iba yateguye iryo somo kugira ngo rifashe abantu muri icyo gihe, kandi niyo mpamvu tugomba kubyubaha, kubera ko riba ryagize agaciro karenze. Ni urugero rutoya gusa ariko rudahuye. Abantu bakunda bazi iby'umupira w'amaguru abenshi ntibabizi. Hari ukuntu uzamona bagira utuntu twinshi dutoya mu mashupa, noneho bakatuzengurutsa kugira ngo bahuze amakipe azakina, kugira ngo bataza kuvuga ngo bagize amarangamutima. Noneho akamashini kagaturuna ibintu byinshi cyane, bakaza guhuza wenda u Rwanda rugakina n'u Burundi, ariko nta muntu wabigizemo uruhare. Ni ukuvuga ngo muri ako kamashini rero kazunguje ibyigisho byinshi, hari icyasohotse. Amen. Hari icyasohotse, kandi ntabwo nagikomeza ntabanje gushimira abavugabutumwa batandukanye. Rimwe na rimwe hari igihe nyuzamo nkumva umwanya mutoya. Turashimira muzehe Pasiteri Rubeni warugize iminsi afite ijambo, n'abandi bavugabutumwa benshi bagiye basimburana. Imana ibaha umugisha. Hari umugabo numvaga muri Tanzania wakundaga kuvuga ijambo rivuga ngo injili inaendelea. Ubutumwa burakomeje, kandi niyo nshingano ikomeye Yesu yadusigiye. Amen. Hanyuma ndagira ngo uyu mwanya tusangire ijambo ryiza ryiyongera ku yandi. Ndashaka ko tuzavugana cyangwa se tuganira, kuko nabonye kuri gahunda bampaye iminsi 2, n'uyu munsi n'ejo. Urumva ni ibihe bitoroshye cyangwa se bidasanzwe. Yego. Numvise rero muri ibyo bigisho icyasohotse ni ikivuga ngo ndashaka ko dusangira ijambo rivuga ngo kugaruka kwa Kristo Yesu. Amen. Ndashaka ko twongera gutekereza chapitre cyangwa se isomo bitari kuvugwaho cyane muri iyi minsi. Isomo abarimu benshi bacecetse, abavugabutumwa benshi batinye kuvuga, cyangwa se baretse. Nanjye naribajije muri kwa kundi navuze ko gusohora icyigisho, ndavuga ndetse iri somo rije gute ko byibura nari gukomerezaho nasigiriye ubushize, ariko usanga nabyo birahuye, kuko twarimo twiga ku ijambo rivuga ngo mbasigiye amahoro.
nyine Yesu yaza yasiga ariko afite aho agiye. Yego. Rero ndagira ngo tuze gusanga ijambo riri mu Batesalonike ba mbere ibice 4 umurongo wa 16 n'uwa 17. Naho niho hafungura isomo ryacu ry'uyu munsi. Hanyuma turitekerezeho, turisengeremo, turyibuke, turirebe. Hano harimo abarimu baryigishije imyaka myinshi, harimo abarimu baryo, ari abaryigishije mu biterane, ari abaryigishije mu rusengero, ari abaryigishije mu kwishuri rya Bibiliya. Iri ni isomo rinini, ariko kandi ntabwo turyiga k'isomo, turaryiga nk'irituma twongera kwibuka Yesu. Ndamureba mu bice bitatu, ndaza kumuhera mu ivuka rye, naje kumushyira mu bice bitatu. Hariho kuvuka, hariho kuzuka no kugaruka. Ibi bintu uko ari bitatu nta munyabwenge wabishyira mu mutwe ngo abyumve, nta mashine n'imwe yabyakira, nta computer n'imwe yaguha amakuru yabyo, nta banyabwenge babayeho n'abariho n'abazaza bazabifata, kuko ni imikorere y'Imana, ni ibintu biri mu bwenge bw'Imana yonyine gusa. Yego. Hanyuma bikaza gusobanuka, bikaza guhabwa abantu bameze nk'abaswa, abantu bameze nk'abantu batuye mu byaro, abantu bameze nk'abantu batize cyane, abantu bameze nk'abantu batakoze ubushakashatsi. Iryo jambo rikaza kuba aribo barivuga, kandi bakarivuga barihamya, bakarivuga barikomeje, isi gatangara. Noneho bigatuma isi ihagurukira kuri cecekesha no kurihindura iridafite amakuru shingiro. Amakuru menshi abantu bayemezwa n'abanyabwenge bayanditse mu bitabo, abandi bakayakorera ubushakashatsi, abandi bakabareba nyine mu buryo bufatika wenda bw'ubushobozi cyangwa se bw'ibihugu bikomeye. Ariko ibya Yesu kugeza uyu munsi umubare w'abantu bizera Yesu ntabwo ari mwinshi cyane, ariko umubare w'abantu bemera Imana n'abayivuga ni mwinshi cyane. Nabyo reka nze kubivugaho gatoya, ariko ndashaka kugira ngo turebe ivuka rya Yesu ryayobeye abantu, rirabatanga. N'ubu iyo turyizihiza mu kwa 12 kuri Noheli, cyangwa se n'ikindi gihe turivuzeho, abantu bamwe babisigaho ntibashobora kubyakira. Niyo mpamvu navuze ngo ibi bintu bitatu, kuvuka, kuzuka, kugaruka, bireba Yesu, ni ibintu bitokwinjira mu bwenge bw'abantu. Kandi abavuga butumwa tutokoresha imbaraga nyinshi ngo abantu babyumve, nubwo wamara umwaka uvuga, uretse gusa umuntu wabihishuriwe n'Imana yabikoze. Hallelujah. Amen. Imana yonyine yabikoze, niyo yo guhishurira nijoro, ikaguhishurira uri mu butayu, ikaguhishurira uri mu cyumba usenga, ikaguhishurira ugenda mu nzira, ikaguhishurira usoma Bibiliya, ikaguhishurira uryamye urota ubwacu ukabivuga. Hari abagiye babyerekwa, ni ukuvuga ngo igihe kuvuka kwa Yesu byafashe imyaka myinshi cyane. Bavuga ko byafashe imyaka irenga 700 ba Yesaya bahanura ngo tuhawe umwana w'umuhungu, umwana yatuvukiye, ubutware buzaba ku bitugu bye. None bakibaza none se uyu muntu abahanuzi bavuga ngo yatuvukiye, ukagira ngo n'uwo munsi ba Yesaya bakagenda batamubonye. Abantu benshi bagiye bamuvuga, abahanuzi batandukanye, ba Malaki, bande bose bakamuhanura, abantu bakamuvuga, ariko yajya kuvuka akavuka mu buryo buciriritse, mu buryo busuzuguritse, mu buryo butangaje. Abanyabwenge ngo babona inyenyeri ibabwira ko Yesu yavutse, barayikurikira ngo bageze hagati barayibura. Ayo ni amakuru y'ivuka rya Yesu. Yego. Ariko niho nshaka, ni ipfundo ryose riri, niho ubumana bwose n'ibintu bisa n'ibanga rikomeye ryasobanutse, abantu bakaryemera. Kugeza ubu abantu baragenda babyemera, kuko bamwe igihe cya Noheli bakora amafete, bagakora iminsi mikuru, bakishimira Joyeux Noël,
Merry Christmas bakabivuga ibintu byose basa naho nyine babigize iminsi mikuru gusa, abandi bakavuga ngo yari iminsi mikuru y'izuba, ariko icyaje kubatangaza ni umwari witwa Mariya wasamye inda abibwiwe na marayika Gaburiyeli. Iyi filozofi yayobeye abantu bakomeye bazi ko aribo bakabaye bafite aya makuru, n'ubu baracyayarwanya, n'ubu ntibashaka kumva abantu basanzwe b'abahinzi n'aborozi n'abize amashuri atari menshi cyane n'abafite amafaranga makeya bagishakisha bagisabiriza, ariko bahagararanye amakuru y'ubwami, bavuga amakuru y'amabanga akomeye. Abandi bakabwira ati nyamuna ya makuru mujye muyareka, ntimuyazi nimuyayihorere. Birashoboka bite igihe cyo kuvuka kwa Yesu abigishwa abitwa icyatumye abenshi babyemera byaje kwemezwa n'umugabo witwa Luka w'umudogiteri waje gukurikirana muri filozofi y'abaganga umuntu wabyara w'umukobwa adafite umugabo. Ibyo bintu byanze kujya mu bwenge bw'abantu, ariko kandi byarabaye, amakuru byarabaye. Ntibyemezwa nuko abakomeye babyemera, ntibigirwa nuko abatunzi babyakira, ntibyemezwa nuko abakire n'abanyabwenge babisohora bavuga bati twebwe twabishakishije ibimenyetso n'ibi ngibi. Noneho aravuka, arakora imirimo, yaje kugaragara mu myaka 12, arongera agaragara umunsi yuzuza imyaka 30, ngo asubiye i Nazareti iyo yarerewe, asanga hari iminsi mikuru yo gusoma ibitabo. Yinjiyemo ngo bamuha umuzingo w'igitabo, babona ni umuntu ufite ibimwemerera ko agomba gusoma ibyanditswe, ngo bamuhe umuzingo w'igitabo. Ababwira misiyo, ababwira ubuhanuzi, ababwira ibyamuvuzweho igihe cya Yesaya. Niwo munsi asa n'utangaje minisiteri ye ku mugaragaro, cyangwa se kuyitaha, cyangwa se kuyinogira mu zindi ndimi. Arayitangaza, arayivuga ngo ayitangaze. Abari bayicayemo babona asa naho abakuye ku butegetsi, ariko kandi ntabwo batangajwe nuko bakuye ku butegetsi, ahubwo batangajwe nuko agiye kububikira imbehe. Ikindi batangazwa nuko agiye kubatwara icyubahiro, agiye kubambura sikse, kuko yasomye amagambo ari muri Luka ibice 4 umurongo wa 18, avuga ngo noneho umwuka w'Uwiteka ari muri nge, yansigiye kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Uwo munsi abantu baratangara, batambye n'abandi baravuga batari ku umuntu ninde wamuhaye gusoma ibitabo, ese ubundi mwebwe muza mupfa guha abantu gusa, batariko ibyo kumwemerera ko asoma ibitabo. Amategeko aramwemerera, yujuje imyaka 30, yambaye ikanzu, ayikenyeje umukandara w'izahabu w'uruhu rw'ingamiya. Nta kosa ryakozwe, ahubwo wenda turebe ese ibyo yivuzeho biramukwiye. Ese ibyo yivuzeho niwe. Abandi bati no, ntabwo ari we, uwo dutegereje suyu, ntabwo ari uku yagombaga kuza. Ibyo rero nabyo bibabera ibibazo. Akomeza minisiteri rero yo kugenda yamamaza ubutumwa, yo kugenda avuga ubutumwa, akiza indwara, azura abapfuye. Ubwami bwe barabushinga, arabwesitara ku isi. Abantu barabubona, abantu barakizwa, abantu baramukurikira. Bamwe bamukurikira kubera ibitangaza, abandi bamukurikira kubera imitsima, abandi bamukurikira kubera gukiza abarwayi. Iyo mirimo yose, hari umuririmbyi wabivuze aravuga ngo nimeyasikia mengi aliyoyafanya Yesu katika maisha yake huku chini. Haleluya. Amen. Wote alitenda mema, alisaidia wote. Na furahi kwa kuimba Yesu yeye yule leo. Amen. Amina. Haleluya. Ministeri arayikora, agerageza kwinjira ahantu hose, agenda akuraho ibyari bisanzwe bitagize icyo bimara. Arangije baramufata,
baramufata nk'umuntu nyine wagumuye abaturage, nk'umuntu wazanye indi systeme yo guhirika ubutegetsi. Baramurega ibirego byinshi. Abayuda bari bategereje ko aje kuzamura kubakuraho ingoma y'Abaroma. Abayuda bari bategereje ko aje kubazanira amahoro. Babona sibyo yagiyemo, babona yazanye ibintu biraho gusa bidafite icyerekezo. Babona ari kumwe n'abagore n'abana. Babona ni umuntu udafite badafitiye espoir, badafitiye icyizere ko hari icyo azabagezaho. Yego. Baramufata baramwishe ngo bamwice. Hagaruka rero za mbaraga nababwiye, izisa neza n'igihe nizakozwe igihe yavukaga, nizo zongeye kugaragara igihe yazukaga. Abantu noneho ngo baravuga bati sasa ababigishwa twamaze kubona ko bafite amayeri menshi, bashobora mu kanya gatoya kumwiba, barangiza bakavuga ngo yazutse. Batereka twebwe twikorere operasiyo, tumurindishe abasirikare, dufate imva ye tuyihomeshe ubushishi, tuyikomeze. Ni nko gushyiraho beto, bashyiraho ibintu bikomeye. Barangije bashyiraho abasirikare, ariko ibyaje kubabaho nabo baje kubivuga nyuma. Abagore ngo babyuka mu gitondo baza kuvuga batari koko wa mugabo wakoraga ibitangaza, wa mugabo wazuraga bapfuye, wa mugabo wagaburiraga abantu, isi yose yari amaze kwishyira ku murongo, ubu araryamye mu butaka, araryamye mu mva, aracecetse gusa. Reka tujye kureba turebe ko yambaye koko, niba nyine dusanga imva ye, kuko hari amagambo barimo bibuka yagiye ababwira igihe yabasezeraga mu butumwa bwiza bwa Yohana ageze mu bice 14, ababwira ngo ngiye kubategurira hanyu, ngo agere mu bice 15, arabivuga 10, agenda ababwira amakuru yose. Arababwira ati kandi ibi mbabwira ni amakuru y'ubwami bw'Imana y'ibanga rikomeye. Haleluya, haleluya, haleluya. Cyaduha aya mabanga y'Imana tukayumva neza, kuko ntabwo ari amakuru wabona umuntu ari kuyavuga ngo ugire ngo none ni ahantu yabyize. Hari ababyize nyine, abantu bagerageje gushyiraho ngo amashuri ya teoloji, bashyiraho enseignement biblique, bashyiraho ibintu byinshi kugira ngo abantu babimenye. Ariko igitangaje, abarangije ayo mashuri abenshi ntibarabishyikira. Yego. Abantu ni abadogiteri, ni abaprofeseri, n'abarimu kuri za kaminuza zikomeye, banditse ibitabo bikomeye, bandika ibitabo by'ubucurabwenge, ariko babakurikirana ugasanga amakuru ya Yesu, y'ubuzima bwa Yesu, ntabwo barimo kuyashyikira neza. Ariko kandi reka bareke kuyashyikira, kuko ntabwo ari inyama n'amaraso. Umunsi umwe Yesu yaganiriye n'abigishwa ngo arababwira ati ariko abantu muri Matayo ibice 16 umurongo wa 18, arababwira ati se abantu baza batekereza ngo ndinde. Abantu bamwe bati twumvise bavuga ngo uri Yeremiya, abandi twumva bavuga ngo uri Eliya. Arangije arababwira ati none se mwebwe mutekereza ko ndinde? Muzi ko ndinde? Noneho ngo Petero ayishuriwe ngo aravuga ngo uri Kristo, umwana w'Imana. Amen, amen. Yesu aramubwira ngo Petero, ntabwo ari inyama n'amaraso bibiguhishuriye. Ntabwo ari inyama ntabwo umubiri n'ubwenge bisanzwe, kavukire yacu, aho twakuriye nuko tutuye nuko tubayeho, ntabwo umuntu wese yapfa kubyuka gusa ngo uretse imbaraga z'Imana zishobora kubiguhishurira. Abwira Petero ngo ntabwo ari inyama n'amaraso, ahubwo amen, ni ubuntu bw'Imana, n'ubishuriwe na Yesu, ubishuriwe n'Imana. Hanyuma rero Yesu arazuka, abantu baratangara. Abantu bamwe baravuga ngo bamwibye, abandi baravuga ngo ni imitwe. Abagore baraza barabivuga bati twasanze imva irangaye, umuntu yagiye kare. Umuntu ntaheruka. Bati kandi uretse n'ibyo twabonye umugabo wari wicaye ku rutare, aratubwira ngo ni iki gituma mushobora kuza gushakira umuzima mu bapfuye. Amen. Oh, haleluya. Ni iki cyatumye mushobora kuza kureba imva y'umugabo, umuremyi w'isi, uwavutse mu buryo bw'igitangaza, yazutse mu buryo bw'igitangaza.
Amen. Amen. hanyuma rero ibi nabitangiye mbisasira kugira ngo nze gusingira, nze kwinjira mu bindi noneho biyoberanye cyane, mu bindi bitangaje abantu, mu bindi biteye ubwoba, mu bindi abantu bose bari kwikanga. Impamvu abantu bavuga kugaruka kwa Kristo, abantu bamwe bakikanga bakanyabona izo nkuru nimuzireke. Nibyo tuzareba rero, niryo somo nshaka guhera uyu munsi, nshaka kureba kugira ngo turirebe neza, turebe impamvu abantu babyikanga. Ese iyo bavuze kugaruka kwa Kristo, kubera iki abantu batabyakira neza? Kubera iki abantu bibatera ubwoba? Kubera iki iyi nkuru iryana mu matwi? Yego. Mu bice 4 Abatesalonike ba mbere ibice 14 umurongo wa 16. Yego. Haravuga ngo kuko umwami ubwazaza amanutse ava mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Amen. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose, nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Ibi byanditswe dukunda kubisoma kenshi iyo twatakaje umuntu, iyo tugiye gushyingura, iyo turi mu kiriyo, kugira ngo turebe uko twahendahenda abantu bakihangana bagakomera. Abantu nabo bagahaguruka nyine bati ni ukuri amagambo mwatubwiye aradukomeje. Abantu bibaza bati se ibi byabaye ni ibiki, ibyatubayeho ni ibiki? Noneho bamara kumva aya magambo bakumva barakomeye. Yego. Ariko uyu munsi ndashaka kubabwira ngo abavuga butumwa bari hano, abapapa, abamama, abapasiteri, mu nzego zose, abavuga butumwa, abanyamasengesho, abaririmbyi, ni ukuvuga ngo minisiteri y'Imana cyangwa se y'ivugabutumwa ishingiye ku mashyiga 3. Hari ishyiga ry'ivugabutumwa, hari ishyiga ry'amasengesho, hari ishyiga ryo kuramya no guhimbaza. Amen. Aya mashyiga 3 ndakangurira abavugabutumwa bagenzi banjye, ndongera gusaba abanyamasengesho, ndongera gusaba abaririmbyi kugira ngo bongere bahimbe indirimbo zivuga kugaruka kwa Kristo. Amen. Abanyamasengesho bari mu cyumba bongere twibukiranye ko Kristo azagaruka. Abashumba bagenzi banjye bari mu nzego zitandukanye, hari abo bitaba ngo abarevera, ababishopu, abapotre, abaprofete, noneho haje ngo n'abakerubi n'abandi n'abaserafi bazaza, simbizi. Icyo si ikibazo, ntabwo ari ikibazo cya tayito, ntabwo ari ikibazo cya titre, ntabwo ari ikibazo cyo kugira itorero rinini, ntabwo ari ikibazo cyo kugira itorero bavuga ngo rikomeye. Aho waba uri hose, twongere tubwire abantu ko Kristo ari hafi kugaruka. Amen. Amen. Rero reka ninjire muri iri somo iminota isigaye. Yego. Nibaza kubera iki abantu badashaka mu matwi kumva ko Yesu Kristo azagaruka? Kubera iki abantu babyikanga? Kubera iki? Ndashaka kugira ngo rero tuzabirebe mu bice 3 nabyo. Yego. Ese koko Kristo yaragiye? Icya kabiri, ese Kristo azagaruka? Yego. Icya nyuma, azaba aje gukora iki? Azaba aje kugira gute? Reka rero turebe icya mbere. Kristo yaragiye, yarasezeye, arabivuga, ntabwo yatunguye abantu ngo babone gusa mu gitondo kimwe bamubure. Yego. Ibyanditswe byinshi yarasezeye. Mu butumwa bune, muri Matayo, muri Mariko, Luka na Yohana, ibyanditswe birabihamya neza ko yabasezeye, kandi abasezera abahumuriza. Yabanje kubabwira ngo ibyiza nuko ngenda. We yarabyumvaga, we yumvaga ariyo mahirwe. Aravuga ati njyewe icyo narinje gukora ndakirangije. Mu magambo 7 yavuye ku musaraba, irya 6 yaravuze ngo byose birarangiye, byarabirangije.
byoramuka ntitubyizere, byoramuka ntitubyumve, ariko yarabirangije cyane. icya karindwi aravuga ngo data akira ubugingo bwanjye, amena. mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Amena. cyaragiye neza ku mugaragaro, ntabwo ari forode, ibyanditswe bihamya ko yatanze imigati, bihamya ko yakijije abarwayi, bihamya ko yakoze minisiteri zose ku isi. Yego. hari ibihamya ko yagiye. none niba abantu twizera Yesu ukiza indwara, tukizera Yesu wazuye abapfuye, tukizera Yesu utanga imigisha, tukizera Yesu waduha amahoro, ni gute tugera ku gihe cyo kuzamuka kwe ntitubyizere? Yego. ni iki gituma imitima yacu itajya yakira ko yagiye? Yego. aho ni iki gituma abantu benshi bikanga ko aha niho hari ipfundo cyane, niho nzibanda cyane, kugira ngo abavugabutumwa twongere duhaguruke tuhavuge tutagamije gutera abantu ubwoba, tuhavuge tudakamije guhama abubaka amazu bakomeze bubake, abiga amashuri yabo bayige, abakoresha ubukwe, abafite imishinga yabo bayikore, ariko bazi ko hari ahantu heza cyane tuzaba haruta aho turi. Amena. hari amazu tuzabamo aruta ayo turimo uyu munsi. Amena. hari igihugu tuzatemberamo kiruta ibihugu biturimo gutemberamo uyu munsi. Yego. Jina la Bwana libarikiwe. Amena. araje Yesu, araje kwima ingoma, araje atungutse mu bicu, araje kwima ingoma. Haleluya. Niki gituma abakomeye, abari mu bihugu, abafite iterambere, niki gituma mubona iterambere ririmo gutuma abantu basa nabibagiwe ko Yesu azagaruka? muri Matayo ibice 24, abaza kubona umwanya muhasome. hari ijambo rivuga ngo kuko byari biri mu minsi ya Nowa. Amena. bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barubakaga, activite zari zose. Yego. kandi ntabyo tuzageraho biruta iby'icyo gihe. hari ijambo nkunda mu mubwiriza igice cya 1 umurongo wa 9 bivuga ngo nta cyadutse munsi y'ijuru kitahozeho. Yego. ibyo tubona byose byahozeho, amazu meza, amagorofa, ama etage, indege. wenda icyo gihe byo indege ntizabaga n'amakomunikasiyo nk'aya, ariko nabo bari bafite irindi koranabuhanga riteye ubwo. Yego. uko byari biri mu minsi ya Nowa, niko no kuza k'umwana w'intama w'Imana bizamera. Amen. Haleluya. Ndugu, tukumbuke siku za Noa, watu walivyokuwa wakila, wengine walivyokuwa wakinywa, tena kuoa na kuolewa. Dunia yaisha kweli, dunia yaisha kweli. Haleluya. Amena. harimo ababyeyi bacu, harimo abarimu bacu, harimo bakuru bacu baririmbye indirimbo bakiri abasore n'inkumi batarashaka. Yego. none bafite abuzukuru n'abuzukuruza. none kikaba ikibazo kivuga ngo se uyu mugabo, uyu mwami aracyaje? uyu byagenze bitaye amakuru, ashobora kuba ari amakuru ashaje, ashobora kuba ari amakuru ya kera. imyaka 2000 irarangiye bavuga ngo araje, abantu baramwitegura, bamwe bareka kubaka, abandi bareka gushaka, abandi bareka kwiga, abandi bareka. bati none iyi nkuru mwagiretse. bati byararangiye, amakuru yararangiye, icyo yagikuyemo. oya,
niba yaravutse akazuka azagaruka. Amen. Haleluya, haleluya. Niba kuvuka kwe kuvuka kwe bitaratakaza agaciro, Yego. kuzuka kwe bikaba bikoresha ibiterane, abantu bakamara iminsi 3 bamuvuga, abantu bakuzura imbaraga, abantu bakareka cyaha twumvaga mu kanda. Yego. Azagaruka rero. Amen. Azagaruka. Wewe unayesimama uchunge imani yako, na wewe unayesinzia amka. Bwana aja kama mwizi na kutupeleka kwake, atabeba wale wakeshao. Hey, haleluya, haleluya. Amen, amen. Abafite akazi, abatagafite, abashatse n'abatarashatse, abakomeye n'aboroheje, Yesu araje. Amen. Yesu azaza. Amen. Hey, haleluya, haleluya, haleluya. Abafite abuzukuru n'abatabafite, abashingiye n'abatarashingira, abubatse amazu n'abatayafite, abari mu bihugu bikomeye n'iby'icyaro, ari hafi, ari kwirembo. Yego. Umwami ageze kwirembo, wabambwe ku musaraba, yaje kudukoranya be, tubane mu ijuru. Kwirembo, kwirembo, ubari kwirembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze kwirembo. Haleluya, haleluya. Haleluya. Aya makuru ni amakuru aryoshye kuruta Yego. ayo kuvuka, kuruta ayo kuzuka, kuko ayo yarabaye, ayo yararangiye. Izo chapitre zirimo zirakora ibitangaza, zirimo zirubaka amatorero, ziratuma abantu bitwararika, ariko amakuru aryoshye uyu munsi agezweho nuko Kristo azagaruka. Amen. Icyakomeza umuntu akihanganira mu bibazo arimo, abarwayi bakihangana, abakene bakihangana, abari mu ntambara bagakomera, abari mu bibazo bitandukanye. Yego. Nuko dufite amatsiko yuko Kristo azagaruka. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Tuzaririmba, 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 tuzaririmba twese urufaya. Ntabwo kugaruka kwa Kristo bigomba kudukanga, ntabwo kugaruka kwa Kristo bigomba kudutera ubwoba. Yego. Ikindi kandi hari abumva kugaruka kwa Kristo bagacika intege kuko atinze, bakavuga bati se nyamuneka nadutabare, nagaruke, uzaza ryari mucunguzi w'ime bwa bwami budashira, turagutegereje amatsiko. Yego, yego, nibyo, ariko ntabwo bigomba kukubuza kwiga, ntabwo bigomba kukubuza gucuruza, ntabwo bigomba kukubuza kubaka inzu yawe, ntabwo bigomba kukubuza kurera abana bawe neza, kuko we yarabizi ko reka mvuge ko yarabizi ko azatinda, kugira ngo amarangamutima yawe atakubuza gahunda zawe. Ariko nurangiza umwiteho. Noneho Paulo ageze i Tesalonike, iyi topic yarayitanze, abwira abantu ngo Kristo ari hafi, Kristo araje, Kristo aragarutse, ibyo mukora byose araje. Amen. None se guhinga turacyabikoreye iki? Ngira ngo abapapa barimo hano n'abamama murabyibuka ku misozi y'Umurenge igihe haje uwa musho ya mbere n'iya kabiri, ngira ngo n'iya gatatu, zagiye ziba nyinshi. Abantu benshi baretse imirimo n'igihe cyacu muri generation y'ejo bundi vuba aha. Abenshi uwo mwaka ntitwize kuri Madeku. ba Professeur Jonas barabyibuka, bayoboye gahunda.
cyo gihe bakoze akazi gakomeye ko gusansibiriza kwiruka mu rubyiruko, nyamuneka mureke mujye kwiga, batutereka reka batubwiye ko Yesu ari hafi, batubwiye ko tugiye gupfa ibi Mana we wongere, Imana yongere tushyiremo urukumbuzi n'amavuta n'imbaraga byo kutuzamura twitegure Kristo. Amen. Iwaja mlangoni. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Abari bakuze icyo gihe babwiraga urubyiruko bakatubwira nyamuna nimwihangane azaza ariko nimukore nimugire gute abantu benshi bamwe batwika amadiploma, abandi barayaca, abandi bareka kwiga, abandi kugira ngo nicyo gihe benshi abagabo muri iki gihe bagomba kuyobora ibihugu n'abagomba kuyobora za ministeri, nicyo gihe benshi batwikije amashuri barimo naje babwira hari timu, hari groupe nini ya twagiye mu bitaramo, turagenda mu butayu, turakomeza tuti Yesu araje, nta mpamvu yo naho kwari kugira ngo muribuka ubuhanuzi bwavugaga ko tuzakwira isi yose, tuzajyana ubutumwa. None abantu benshi barabujyanye, bageze mu migabane itandukanye, imwe twavugaga nabyibutse barimo kutwakira, ndavuga ngo igitangaza. Amen. Uko y'amasezerano yasohoye ntitwabyibuka. None ga twamamaze ko Yesu ari hafi. Iyo byashobokaga ngo tubishyire ku byapa, tubyandike ku mamodoka, tubyandike ku makinga n'amamoto, tubyandike ku miryango y'amasoko, tubyandike, ariko abenshi ubikoze bagufunga bakakwirukana kubera ko bagira ngo none kuratera ubwoba, ariko ntibigomba gutera ubwoba. Umwami ugazaza hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye. Hallelujah. Hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye. Abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Amen. Natwe abazaba bakiriho ngo tujyananwe nabo, dusanganire umwami mu bicu, ngo tuzabana n'umwami iteka ryose. Amen. Nchi nzuri. Mana we niki twakora kugira ngo abantu bishimire kugaruka kwa Kristo, bishimire ko azagaruka. Aya makuba ayamareho, aya marira azayahanagura. Amen. Yohana yarabibonye hariya mu Byahishuwe ibice 5, Bice 21 umurongo wa 5, azahanagura amarira ku maso. Amen. Abafite amafaranga bararira, batayafite bararira, bize bararira, batarize bararira, abafite abana bararira, batabafite. Hanyuma rero isomo ry'uyu munsi ndagira ngo ndumva nshaka kurisoreza aha kugira ngo noneho tuzarebe ibimenyetso bigaragaza ko azagaruka. Ibyo tuzarebera hamwe ejo. Ese kuko ibyo yavuze bizagaragaza ko ari hafi? Hari ibyo turi kubona, hari ibyo twabonye. Niba turi kubibona, niba twarabibonye, ari hafi. Amen. Ese twe duhuriye kuri rivuga butumwa, kuri iki gicaniro, kuri aya masengesho, ese natwe turakizera ko azagaruka? Ese ufite ubwoba ko azaza? Hari icyo biguhungabanyije byatuma utakora ivuga butumwa? Ahubwo bitwongera imbaraga zo gukora cyane. Amen. Noneho abantu benshi bagacibwa intege no kuvuga ngo none turacyashatse amafaranga y'iki, turacyubatse amazu y'iki, turacyashingiye abana ngo bagire bate. Biriya n'ubuzima busanzwe, ni ibintu bisanzwe, kandi ibizasigara ntibizatubabaza kuko tuzaba tugiye mu byiza bibi ku by'ishuro ibihumbi. Amen. Ntabwo wakwicara ngo wumve ngo uri mu nzu nziza cyangwa ugiye kuzuza inzu izatuma wumva uguwe neza kuruta inzu zo mu ijuru. Ntaho bihuriye, ntaho bihuriye. Ibi ni ikimenyetso, ibi ni provisoire. Abamama mwigisha abana batoya, mwigisha abana banyu, abakobwa banyu mubahamagare, mubabwire ngo nimukore cyane, mwige cyane, mushaka amafaranga ariko muyakiranukemo, mwitegura ko Kristo azagaruka.
abapapa duhamagara abahungu bacu tubabwire ngo nibubake, abubatse babane n'abadamu babo neza, bafata abana babo neza, abari mu kazi bagakiranukemo, bahinduke abari abasirikare bagikore neza, abashumba tuyobore neza, tubwize abantu kuri, tubakunde, dukore inshingano, kuko Kristo azaza guhemba abakoze neza. Amen. 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 Bakundwa bene data, Kristo azagaruka. Amen. Uko byari bimeze ubu noneho ejo tuzasangira namwe ibimenyetso by'ibihe, Yego. ibimenyetso byo kugaruka. Ese ni ibiki Yesu yavuze bizaranga ko ari hafi? Yego. Uyu munsi wakwirirwa ubitekerezaho, kubera ko ari ryo jambo twize, warihuza n'andi magambo twize ukareba ese kuko Kristo ari hafi. Abazasanga barasinziriye ese bo birabareba? I Tesalonike bagize icyo kibazo, bakibaza Pawulo, baramubwira bati none se kutubwiye ko Kristo azagaruka, abapfuye bakuru bacu, ababyeyi bacu, abavandimwe bapfuye batamubonye ntibahombye, bizagenda bite? Nibwo yababwiye ati rero umwami ubwo azaza hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Amen. Mbega protokole yo ubwe aziyizira n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Abapfuye nibo bazabanza kuzuka, babandi bose twabuze. Abo bose barinze kwizera kwabo, nimbabona zashira urukumbuzi. Mfite amatsiko n'ubwuzu byo kuzaba muri icyo gitaramo. Zabona Yesu bwa mbere, intwari zanesheje iyi si. Abo bose barinze kwizera kwabo, nimbabona zashira urukumbuzi. Amen. 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 Hallelujah. 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 Reka nsoreza aha havuga ngo kugaruka kwa Kristo niwo mwuzuro w'ibintu byose. Amen. Iryo tangiriro ry'ubuzima bushya. Amen. Iryo tangiriro ry'amahoro arambye. Iryo tangiriro ry'ibyishimo bitarangira. Amen. Ninamwimbia kidogo sana nitaendelea mbinguni hasa. Amen. Ibi dukora ni by'akanya gatoya ariko tugiye kwinjira mu buzima bw'iteka. Impamvu nahereye mu kuvuka kwe nuko kuvuka byari filozofi itakirwa n'abantu bose. Kuzuka abantu bakavuga bati none ko yazutse kuko nyuma ye ntabazutse. Ariko ibindi bizasobanuka yagarutse. Amen. Ibindi bizasobanuka yagarutse. Yego. Abankurikiye uyu munsi Yesu ari hafi. Amen. Araje umwami w'abantu. Yego. Imyiteguro, ibimenyetso, ibigaragaza kuza kwe. Reka tuzabyibukiranye ejo. Ntabwo ndimo kubabwira nk'umuntu ubabwira amakuru mashya, ahubwo ni ukugira ngo twibukiranye Kristo ari hafi. Amen. 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 Ibyanditswe bivuga ko azagaruka, ibimenyetso bigaragaza ko ari hafi, mureke tumwitegure. Twongere twitegure. Naza turyamye tuzagenda, naza turi mu modoka tuzagenda, naza turi mu ndege tuzagenda, naza turi mu murima tuzagenda, naza turi mu ishuri tuzagenda, naza turi mu isoko tugende, naza turi mu biterane tugende, naza aho azadusanga hose. Yego. Azadutwara. Amen. Uwo mwami twizeye azatugororera kubaho kwiteka. Amen. Reka dusenga Imana. Yego. Mana tuguhaye icyubahiro. Turagushimira ineza yawe, turagushimira urukundo rwawe, turagushimira imbaraga zawe, turagushimira ko wadukunze, turagushimira ko waje mu isi, turagushimira ko wazamutse, turagushimira ko uzagaruka. Uduhe imbaraga zo kubyumva, ukingura